nongeye kubasuhuza. Ni Nyanza Stefan nk'ibisanzwe, banje kubashimira ibyo mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro tugenda tubategurira, kugira ngo uyu munsi twiganirire ku bimenyetso mpuruza ku mudamu utwite. Muri make rero iyo tuvuze ibimenyetso mpuruza ku mudamu utwite, ni bimwe mu bimenyetso ushobora kubona bikaba byatuma uhita wihutira kujya ku ivuriro rikwegereye kugira ngo babe bareba niba ibimenyetso nta kibazo cyaba kibyishe inyuma, nk'uko tugiye kugenda tubona bimwe mu bibazo biba byishe inyuma mu bimenyetso ushobora kubona. Ikimenyetso cya mbere rero ni igihe ubonye habayeho ukwisuka kw'amazi ava mu gitsina. Iki gihe rero nibyo bita kwivubirira. Cyane cyane iki gihe iyo bibaye haba habayeho kumeneka kw'isuha igihe kitari cyagera. Niyo mpamvu rero ugomba guhita wihutira kujya kwa muganga kugira ngo babe bakurikirana uko ubuzima bwawe buhagaze, cyane ko bishobora gutuma umwana ashobora kuba yagerwaho na infection, cyangwa se akaba yaza kugira ikibazo cy'uko umutima w'umwana udatera neza. Icya kabiri ni igihe uri kubona hari kuva amaraso mu gitsina, cyangwa se niyo byaba ari ibitonyi by'amaraso. Iki ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko inda yawe ishaka kuvamo cyane cyane, bityo rero ukaba ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo babe bagukurikirana, ndetse nibiba ngombwa babe bagufasha uko bishoboka kose. Icya gatatu ni igihe wumva uri kuribwa mu nda. Iyo uri kuribwa mu nda rero cyane cyane nacyo ni kimwe mu bimenyetso bikunda kuza cyane igihe kitari cyagera. Iki gihe hari igihe inda yawe ishaka kuvamo, cyangwa se ukaba uri kubise. Iki gihe rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakurikirane barebe niba koko nta kindi kibazo kindi kibyihishe. Icya kane ni igihe ufite umuriro uri hejuru, umuriro ukabije cyane uri hejuru ya digiri 38. Kino ni kimwe mu bimenyetso rero byerekana yuko ushobora kuba ufite ubundi burwayi butandukanye, bityo ukaba ugomba kwihutira kujya kwa muganga, cyane ko ubushyuhe buri hejuru cyane iyo urwaye indwara nka malariya cyangwa se n'izindi bishobora kuba byagira ingaruka ku mwana. Bityo mu gihe uzumva rero washyuhiranye cyane, ufite ubushyuhe buri hejuru, ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakomeze bakurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana ko buhagaze. Ikindi kibazo cya gatandatu ni igihe uri kureba ibirorirori, cyangwa se ukaba uri kureba ibikezikezi, wareba umuntu ukamubonamo babiri. Iki gihe nabwo ugomba kwihutira kujya kwa muganga kuko ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Niyo mpamvu rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagukurikirane, ubuzima bwawe bukomeze bumere neza, cyane ko umuvuduko akenshi iyo batawukurikiranye bishobora no kukuviramo kuba wabura ubuzima. Icya karindwi ni igihe uri kuruka bidahagarara. Iyo uri kuruka rero bidahagarara, iki gihe nabwo ugomba guhita wihutira kujya ku ivuriro rikwegereye kugira ngo babe bagufasha, hanyuma bagakomeza no kugukurikirana kugira ngo barebe niba nta bindi bibazo bindi ushobora kuza kugira. Icya munani ni igihe urimo uribwa mu gice cy'iburyo ugana hejuru mu nda. Iki ni kimwe mu bimenyetso byihutirwa cyane, ni kimwe mu bimenyetso byihutirwa cyane kuko iyo bitavuwe cyangwa se bidakurikiranwe bishobora kukuviramo kubura ubuzima, kubera ko ni ikimenyetso cyerekana ko ufite umuvuduko, kandi umuvuduko ugendanye n'amaremezo mu nkari ari hejuru cyane. Bityo ukaba ugomba kwihutira kujya ku ivuriro rikwegereye mu gihe uri kumva uri kuribwa mu gice
cy'iburyo ugana hejuru mu nda. Ah, icya cyenda ni igihe uri kuribwa mu mutwe cyane. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Bityo rero ukaba ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakaguha imiti igabanya ubwo bubabare, ndetse bakakomeza no kukwitaho bakareba n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo barebe niba nta kibazo cyaba kibyihishe inyuma. Cya cumi na rimwe ni igihe noneho ari kujya kwihagarika uri kuribwa, ukihagarika inkari nkeya, ahanini ugasanga uri kuribwa mu kiziba cy'inda. Icyo gihe rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga, cyane cyane kuko ni bimwe mu bituma ushobora kuba wagerwaho na infection. Bityo rero ukaba ugomba kujya kwa muganga kugira ngo bagukurikirane barebe ikibazo cyaba cyabaye hakiri kare. Cumi na kabiri ni igihe uri kumva umutima w'umwana cyangwa se umwana atari gukina mu gihe cy'amasaha 12, ukumva byibura utari kumva umwana akina byibura inshuro 10. Rero ibingibi iyo uramutse wumvisha umwana atari gukina mu masaha 48, ni kimwe mu bimenyetso bibanziriza ugupfa k'umwana muri aya masaha 48. Iyo uri kumva rero umwana atari gukina muri aya masaha 12, ni kimwe mu bimenyetso rwose bibanziriza ugupfa k'umwana mu masaha 48. Niyo mpamvu rero ugomba kubyitondera kandi ukihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe ndetse bakurebere niba nta kibazo kindi cyaba kibyihishe inyuma. Reka twikomereze. Ikindi kintu rwose mugomba kwitondera madamu, ni igihe uri kumva ufite isereri. Uri kumva ufite isereri rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga, kuko nacyo ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije. Nicyo cya 13. 14 rero ni igihe wabyimbaganye mu maso, ukabyimba amaguru, ukabyimba amaboko. Iki gihe rwose uzihutiye kujya kwa muganga kugira ngo bagukurikirane ndetse nibiba ngombwa baguhe n'imiti, kuko ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ufite ikibazo cy'umuvuduko. Mbaye mbashimiye rero uburyo mwakurikiranye ikiganiro cyacu, mbararekera kugira ngo mukore subscribe kugira ngo muzakomeze mubone ibiganiro tugenda tubagezaho. Mbibutsa yuko kandi byemewe kuba watera muri komenti ukabaza cyangwa se ukaba watanga n'inyunganizi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.